burya gushima bigira akamaro kuva mu byaha ntabwo ari ukujijuka ngo niyo waba warasayishije Yesu wo akweza ibirenge mubwira byose ngo ntacyo uzabura arakweza aduhindure mushya mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima ahantu yadukuye ni kure kandi ni habi cyane turavuga ibitangaza yakoze mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima ahantu yadukuye ni kure kandi ni habi cyane turavuga ibitangaza yakoze ndabyibuka igihe warurembye urwaye cyane ugeze ahabi maze urasenga uti Mana nunkiza nzagukorera kandi nzajya ngushima none aka kanya dore uribagiwe ni kuki utavuga imirimo yakoze mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima ahantu yadukuye ni kure kandi ni habi cyane turavuga ibitangaza yakoze mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima ahantu yadukuye ni kure kandi ni habi cyane turavuga ibitangaza yakoze muri aka kanya gupfuka mu mushime kubw'uburinzi ngo yakugiriye mu myaka yose duhereje inyuma tukaba tugeze muri uyu mwaka tugihumeka uwabazima ni kuki utavuga imirimo yakoze mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima ahantu yadukuye ni kure kandi ni habi cyane turavuga ibitangaza yakoze mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima mudufashe gushima ahantu yadukuye ni kure kandi ni habi cyane turavuga ibitangaza yakoze mudufashe gushima mudufashe gushima Yesu mudufashe gushima mudufashe gushima arakora yadukuye ni kure kandi ni habi cyane Yesu turavuga ibitangaza yakoze